bakunzi ba televiziyo Safiro TV tubahaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nge tugiye kuganira ijambo ry'Imana, nitwa Anastase Mbahera ubugabo Gideon. Hanyuma twihuse dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 11 umurongo wa 4 wonyine, hanyuma tuganire. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 11 umurongo wa 4. Amagambo agira ati Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana wayo ahimbazwa. Amen. Munyemerere tubanze dusenge. Mwami w'abami Kristo Yesu, Imana ifite ububasha ikagira ubushobozi, Imana ikinga ntagira ubasha gukingura, Imana ibera hose icyarimwe, ijambo ryawe uraririnda uhimbazwe. Ndumugaragu w'imbura mu maro udashoboye kandi utabashije, ariko nzi neza kubasha kandi ushoboye ibintu byose. Shyigikira amagambo avuye mu kanwa kanjye n'abarengera ubw'izina ryawe rihabwa icyubahiro, abazayumva n'abayateza amatwi n'abazayatega amatwi. Mwami Yesu ndasenze kugira ngo uzabahe kungukirwa kandi mwuka wera w'Imana azabahe gusobanukirwa cyane. Tugushimiye kuko wemeye ko tugiye kuganira ijambo ryawe kandi ugiye kudushyigikira twebwe mu ngiye umugaragu wawe, ndetse n'ituri kumwe kuri kamera zinagendera ihimbazwe. Ngaho dushyigikiye muri byose, usho kubana natwe tubere nkomezi n'umujyanama ubwiza bw'Imana butuye bugufi, kandi gusenga kwacu kugira umumaro. Urakoze kuko Imana yumva dusenge bazumva iki kiganiro mu izina rya Yesu, bazahindurwe nacyo maraso ya Yesu n'imbaraga z'Imana bizabe kuri bo cyane, kandi uburinzi bukomeye bw'Imana bwo bazenguruka. Tugushimiye kubyumvishe kubwa Yesu Kristo n'ubushobozi tuzerakoze. Amen. None ndabashuhuje amahoro y'Imana bane namwe. Hanyuma nkuko nabivuze tugiye gusanga ijambo ry'Imana muri aya masaha. Tunejejwe n'Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Njyewe ubwanjye shimiye Imana ikoze iki gitangaza, namwe mbashimiye Imana kubanywe muzagikurikira. Imana y'umwami wacu Yesu ibamuce neza ko tuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo izere Yesu aracyakora. Imana ishimwe. Yohana uyu nguyu ni umwigisha Bibiliya ivuga ko yabaga mu gituza cya Yesu. Imana ishimwe. Ni umwigisha Yesu yakundaga mu yandi magambo. Hanyuma dusomye inkuru z'umugabo witwa Lazaro. Lazaro yari umwe mu bantu bizeye Kristo, amwizeye ajyana inshuti budasanzwe na Yesu. Uko biri bivuze ndagira ngo kwizera ntibikuraho ibibazo, ntibikuraho intambara, ntibikuraho ibigeragezo, ariko ndashaka kugira ngo wizere Kristo Yesu aracyakora. Ibyananiye abantu Yesu arabishoboye. Lazaro uyu nguyu yizeye Yesu barabana, ndetse mu kwizera kwa Lazaro kwatumye na mushiki we Mariya ndetse na Marita bakira ubutumwa bwiza, babwakira mu gihe kitari cyoroshye, mu gihe kigoye, ariko barakizwa mu izina rya Yesu, bakira agakiza. Rero bamaze gukizwa bahura n'ikigeragezo kandi bose bahura nacyo. Lazaro ararwara ari umuntu w'Imana, arwara ari inshuti ya Yesu, arwara akundanye nawe cyane, arwara ari umuntu ufite agakiza, arwara ari umuntu amaze kwizera. Haleluya. Yesu uyu nguyu bari bamuziho imbaraga zikiza, bamuziho imbaraga zizura, bamuziho imbaraga zitanga ubuzima. Hanyuma bamutumaho n'inshuti yabo. Haleluya. Bamutumaho n'inshuti yabo, nk'inshuti yabo bakunda. Nubwo tukunda Lazaro yarwaye, ukunda ararwaye. Yesu yumva amakuru uko tubisomye muri Bibiliya, aravuga ngo iyo arwaye, Imana idufashe, iyo arwaye si iyo kumwica, ahubwo ni kugira ngo imirimo y'Imana igaragara, ndetse no kugira ngo umwana w'Imana ahimbazwe. Yesu ashimwe. Ngira ngo ibigeragezo ufite, intambara ufite uyu munsi, amakuru ufite uyu mwanya, ntabwo arazakwica. Kuba Yesu yatinda kugutabara ntibivuze ko atazagutabara. Kuba Yesu yatinda kukugira neza ntibivuze ko atazakugirira neza. Gutinda kwe, haleluya, si igisobanuro cy'uko atazakora. Impamvu atinze ni iyi ngiyi, ni uko ibyo akora bizi, ntawe abisaba, imbaraga zibimukoresha ziri muri we. Rero njya nkubwire ngo kuba yatinda Yesu ntibisobanuye ko atazakora. Nibyo imbaraga zikorera muri we arazifite. Rero kuba Yesu atinze kuza kugutabara, kuba atazi uyu munsi, kuba ataza muri uyu mwanya, si uko bimunaniye kuba yaza none aha, ahubwo ni ngo wizere, izere Kristo aracyakora. Ni ijambo rivuga ngo izere Yesu aracyakora. Rero Mariya na Marita batuma kuri Yesu ngo umukunda. Mwibutse ko Yesu ukunda Lazaro rwatumaga abayuda bose, abari mu Yuda, abari i Betaniya bajyaga baruma cyane ko Yesu yabaga yaje i Betaniya, nta handi hantu yaruhukiraga kwa Mariya na Marita. Aha ngaha niho yaruhukiraga, akahabona ibyo kurya, babashoje amasengesho, agafungura nk'abandi. Hanyuma bari bafite ishengero, bafite n'impamvu zikomeye zituma bamutumaho. Iya mbere ni uko Yesu yari inshuti yabo yakadasohoka. Niyababwire ngo uyu mwanya niba Yesu ari inshuti yabo mukaba mukundanye, ndashaka kugira ngo umwizere. Rero Yesu bamutumye ngo Lazaro inshuti yabo yarwaye. Yesu abasubiza amagambo akomeye ngo iyo arwaye si yo kumwica. Rero uvuze ngo intambara uhagaze ni Yesu, niba Yesu ari inshuti yawe ntacyo zizagukora.
bizagutwa. Ikisabwa ni ukumwizera, mwizere aracyakora. Haleluya, izere Yesu aracyakora. Yesu abatuma aravuga iyo ndwara bafite asante si iyo kumwica, iyo arwaye Lazaro si iyo kumwica, ahubwo ni ukugira ngo Imana ihimbarizwe muri ndetse n'umwana wayo agaragarire muri we. Hanyuma Bibiliya ivuze ko Yesu amaze kubasubiza amagambo yegera abigishwa haciyeho iminsi ibiri ababwira ko Lazaro inshuti ye yasinziriye bakwiye kumujya kumutangura. Mbese aya magambo mbere yo kukomeza, Lazaro uyu nguyu aho yari atuye Betaniya niho Yesu yari aherutse kujya gukiza akana ka Yayiro. Hanyuma ngo amaze kukazura Abayuda barebye ibintu akoze bafatwa n'icyo bashaka kumugira nabi, bashaka kumura mu mpanga. Yesu babacamo aragenda arabacika. Bibiliya ivuze ko yabwiye abigishwa ngo muze tujye gukangura Lazaro yasinze kubera makuru abigishwa bari barahuriye nayo. Baravuga ati Yesu niba asinziriye Lazaro ihangana zikangura. Ariko Yesu yashaka ko Lazaro yasinziriye, ahubwo yashatse kuvuga ko yagize gute yitabye Imana cyangwa se yapfuye. Bibiliya ivuze ko Yesu yumvishe abonye ko batabyumva neza batabisobanukiwe ababwira neruriye, arababwira ngo Lazaro ntasinziriye byo gusinzira, ahubwo Lazaro yarapfuye. Ubibutse ko ibyasinziriye Yesu azabikangura, n'ibyapfuye Yesu arabizura. Uyu mwanya wabona nta nzira zihari, wabona nta buryo buhari, wabona ubuzima burangiye, ariko ubwire ngo izere Yesu aracyakora. Ibyananiye abantu twebwe arabishoboye, ibyo bitagushobokera wowe wumvise amatwi, ibitagushobokera Yesu arabishoboye. Uyu mwanya nta kindi kintu gusaba ni ukumwizera, tera intambwe yo gusaba umwizera. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ko yagurukanye n'abigishwa aratambuka ngo ageze bugufi bw'uwo mwanya na Marita. Amakuru ya mbere yamenye na Marita, Marita arasohoka amusanganira mu kirorero, ariko Mariya arasigara n'abadayimoni baje kubafasha kurira kuko umuco w'Abayuda wari umeze, asigara mu nzu yiyicariye. Hanyuma Mariya ngo aramusanga mu 20 twihuse ngo mwigisha mwiza, iyo uza kuza ntabwo yuza kubura ahangaha, ntabwo Lazaro aba yaritabye Imana. Haleluya. Iyo uza kubuha ntabwo Lazaro aba yaritabye Imana. Ariko ndabwira ijambo kuba Yesu yaratinze bivuze ko tazakora. Yesu amubwiye amagambo ko yamubwiye ngo umuntu yizere naho yapfa azongeraho. Yamubwiye ngo nubwo uri mu ntambara niwizera Yesu uzongera ubone uburyo, niwizera Kristo aragutabara. Kuko ibibanza byo kwizerwa bikomeza ifuka. Niyo mpamvu mwanditsi urwandiko Pawulo na Petero yanditse mu gice cya 2 Rwanda yavuze ngo niba mwarasubunge mukamenya ko ajya neza n'umwegere n'ingeri izima ryanzwe n'abagatsi, ariko ku Mana ryaratoranijwe ibi bikomeza ifuka. Reka nkubwire ngo Yesu arashoboye arabashije. Rero Yesu asubiza Marita nawe n'umwize umuntu wizeye naho yaba yarapfuye azongeraho. Nkubise ko iyo turwana nayo ibitugenza n'ibitugerageza ntabwo ari ibyo kutwica, twizeye Yesu umwami w'abantu. Uyu mwanya nta kintu usabwa ni ukwizera Yesu. Rero Mariya aramusura Marita amusura amagambo akomeye, nawe ndabizi neza ko kumuzuko. Haleluya. Yafite icyizere Lazaro ko yapfuye ari mu Kristo neza. Nawe ndabizi neza ko kumuzuko w'abapfuye Lazaro umusaza wacu azazo. Yesu avuga si ibyo mvuze, biramubwirije ijambo si ibyo Yesu avuze. Aravuze ngo mwizere. Kuba wahora n'intambara ntacyo bimutwara, kuba wahora n'amakuba ntacyo bimutwara. Iyo cyagusaba ko mwizere aracyakora. Mwibutse ijambo njyewe ukurikiranye hano, njyewe ukurikiranye nakwibwira amazina yanjye bayamenye. Ndakubwira ibi ngibi, Yesu duhura yaramenye ngo mwizere. Nari mu buzima bisa nkaho buhomeye, ariko kwizera Yesu gusa byatumye ibintu bihinduka. Sinshaka kubivuga ngo nzabisubiraho, ngenda n'ubuhamya mu buryo burambuye, ariko uyu muri kubwira ijambo izere Kristo ni umwami w'abana arashoboye. Rero Marita ngo yihuta gusanga Mariya aramubwira ngo mwigisha ari hano. Haleluya. Mwigisha ari hano. Mariya ngo arasohoka amuga ku birenge. Bibiliya ibisobanura neza. Mariya ngo asohotse amuga ku birenge kuko yabyeje bwa mbere niyo umuntu amusaba afite ku birenge amuhanaguza umusatsi. Rero Mariya ngo aragenda nanone bwa kabiri arongera amuga ku birenge ngo mwigisha mwiza. Yuza ko hari nanone kandi yuza kubuha ntabwo umusaza wacu aba yarapfuye. Yesu ngo yumva amagambo yamusoma ngo niwizera uyu munsi ubone ubwiza bw'Imana. Rero mubwire mwene data uyu munsi niza kuza kwizera uraza kubona ubwiza bw'Imana. Wizere Kristo niwe wenyine banzi byo kwizerwa, niwe wenyine ushoboye n'ubashe. Wibutse ko abantu bari baje kwa Mariya na Marita abenshi bari bavuga ati se uyu muntu ko yari inshuti ya Yesu niki cyatumye Yesu ataza kuza ko twamwumvisha avuga ngo akiza abarwayi, twamwumvisha azura abapfuye, twaramwumvisha muri niki cyatumye ataza gukiza Lazaro. Abenshi iyo dusenga nuko bajya badufata abari Imana itadutabaye bakibwira ko Imana yatwibagiwe. Kubitinze ntabwo ari urwango dufite, so uko uzambire kutugirira nabi, ahubwo ni ukugira ngo urukundo dukunda rugaragarire. Rero kuba Yesu yarati bari kugira ngo Abayuda bamenye neza ko Mariya na Marita bageze gute basenze Imana. Hanyuma twihuse Yesu
abwira Mariya agatore no mu njyana hano mwashingiye Lazaro hari haciye iminsi niko birivuze hari haciye iminsi Lazaro apfuye ngo bamugeza aho bari baramushinguye mu gitare bari baragicukuye baragikogosha bamushiremo rangiza igitare gitare nanone Yesu abwo ngo muvane n'igitare Mariya mwati tonde gatoya mwigisha mwiza uyitubabwira itonde gatoya Lazaro amaze iminsi ni gutabiza ariko amaze iminsi napfuye ubu ngo baranuka niba nkubwiye muvane mu shiti y'umusaraba ntabwo Yesu akangwa n'ibyanutse ntabwo Yesu akangwa n'ibyamaze kurenga umurongo ntabwo Yesu akangwa n'ibyamaze gukomera oya Yesu ntabwo akanzwe nabyo uricyo usabwa ni ukumwizera gusa mari Yesu amusoma ngo mu kivano ngewe ntabwo nkangwa n'ibyanutse n'amagambo Yesu yamushubije ngo bagikuraho haleluya ngo 36 yusomye kujya ku 39 ahangaha ngo Yesu amaze kurira Yesu ngo yageze imbere y'igituro amaze kurira uwo mwanya bari batubijya none yamukundaga nubwo Lazaro yapfuye ariko Yesu nawe yamukundaga ntabwo yerizwaga nuko Lazaro yapfuye ahubwo yerizwaga nuko abantu bamukije ko taramwizera nicyo cyarizaga Yesu ntabwo Yesu yarizaga ko Lazaro yapfuye gupfa ntabwo byari bitwa ahubwo yerizwaga n'abantu bamukurikiye uko batigeze bamwizera nicyo cyatumye Yesu amaze kugira yasengesho bikomeye arango data nari bisanzwe nzi kunyumva nari bisanzwe nzi kunyumva ariko impamvu mbikoze ku bw'abantu banzengurutse impamvu wozi ibindi impamvu senze ni ku bw'abantu bangose kugira ngo bamenye imbaraga z'uwantumye Imana tugirire neza ibi bya Lestify guy the unique kagongwasha igro ibi byatumye Yesu asenga arango impamvu wozi nari bisanzwe nzi kunyumva ariko impamvu wozi ibindi ni kugira ngo abanzengurutse kubw'abangose haleluya kubw'abanzengurutse bamenye imbaraga z'yantumye hanyuma Yesu ahagara amaze gusenga iryo sengesho ngo ahamagara Lazaro n'ijwi rireba avanga Lazaro sohoka wari upfuye ngo atangira kunyeganyega ariko afite ikibazo gikomeye uko yaziritse amaguru n'amaboko yaraboshye amaguru n'amaboko ndetse bamuzirikisha ibitambaro Yesu ahita abategeka arababwira ngo nibagikure bo bamuziritse bagende bamuziture reka nkubwire mwene data wikangwa n'abakuvugana ntukangwe n'abaguse abo niwe Yesu azaca kandi witinya kugeragezwa icyo usabwa ni ukwizera Yesu kuko uwo nguwo kuvugana uwo nguwo gusebya uwo nguwo gutuka nizahindukira akamenya imbaraga z'Yesu mwibutse Yesu amaze gukora iki ngiki Yesu ni murongo wa 41 Bibiliya yivuze iki yavuze ngo abayuda babonye ibirere aho ngaho abenshi muri bo barezera Imana ishimwe babonye ibirere aho ngaho babonye Yesu azuye Lazaro ngo abenshi muri bo bari baje kurira baje kutiri kabandi bose ngo batangira bizera Yesu bakira gakiza uwo munsi mwibutse ko ibikugerageza Yesu nabikuraho abanzi bazagufasha gushima niyo mpamvu uyu mwanya nta wundi muntu wakwiriye kureba nta wundi wakwiye kwitegereza nta wundi wakwiye guha umwanya izere Yesu n'icyagusaba mu ntambara zawe makuru ufite mu byago ufite ntugira ahandi hantu niko Dawidi Yesu nabanga amaso nyobuye ku musozi utawa kwanye kwatuka ni kuwiteka ari mikuru n'isi haleluya mwibutse ko nta handi hantu ho guhanga amaso nari yuza ngabamo ngo izere Yesu aracyakora wowe uzakurikirana ijambo ry'Imana kugira ngo dusenga n'Imana mu izina rya Yesu nta kindi Imana igusaba ni ukwizera birashobora kwizera kwawe ko bayiguke kuri intambara uhagazemo birashobora kwizera kwawe ko bayiguke kubera amako wari ufite ariko muzanye bavuga izere Yesu aracyakora Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu mwana w'abami Yesu wa Nazareti dusenge umuntu wese uzumvira ijambo yanguza kwizera imbaraga z'Imana zawe mu ruhande rwe muka w'Imana zamugenderere Imana izamusure mu izina rya Yesu kandi kuza kw'Imana kuzamubera inkomeze muboko y'Imana maremare abari yazamurwanirira twinginze imbaraga zawe ngo zabane nabo kandi nako dusengeye umuntu wese uzakurikirana ijambo ryawe urwaye mwami Yesu ufite intambara yime widistagibone gome Imana imucirinze kandi mutabara mu izina ry'amaraso ya Kristo Imana itanga uburyo kandi uyu munsi tukwizeye nk'inyamaboko maremare nk'inyambaraga nyinshi urakoze kuzagaragara nk'Imana kandi ari ibintu byinshi uzakora ku buzima bw'abantu bazakurikira ijambo ryawe uhereye uyu munsi kugeza iteka ryose ngushimiye kuko ubyumvishe kandi ugambiriye gukiza abantu bawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen.